Oh yes, uyu munsi kuri ino sheni yacu munyemere nakire umuntu wese utwumvisha ari ubwa mbere, turacyari bakeya ariko ndatekereza yuko tuzabagezaho byinshi. Twagiye kumva twumva ngo RTB kano kanya isohoye imyanya, abantu batubajije se nibyo cyangwa se ni iki bisabwa? Mu by'ukuri nk'uko bisanzwe muri Mineduc hagenda hiberamo udukoryo dutandukanye ariko twiza, kuko nta munsi badashaka abakozi, birukana bamwe ariko bagashaka n'abandi bashyashya. Ntekereza yuko murabizi ko mu gihe cyashize, igihe REB yo yirukanaga abakozi, RTB yo yarifashe ntiyasohora lisiti y'abantu bagomba kuzasohoka, ariko uyu munsi RTB nyuma y'uko imaze kubona yuko REB iri gushaka abakozi, nayo yahise igaragaza ko ikeneye abakozi. Ntekereza yuko wenda ntaza gutinda muri kino kiganiro, ndagira ngo mbasharinge ano makuru. Hari igihe wavuga guti wenda se ko napurayinze kuri REB, muri REB cyangwa se mu burezi bikanga, ese amahirwe yarashize cyangwa se yararangiye? Uyu munsi reka nkubwire ngo niba ufite A2 cyangwa se warangije segonderi, ukaba ufite na A0 warangije kaminuza, ugiye kubona aya mahirwe yo kuba wakwapulayinga muri RTB, kandi ntekereza yuko ni ibintu biri vuba vuba cyane. Ikintu cya mbere usabwa kugira wapurayinga hano hantu ngiye kukwigisha, ni ukuba uzi gusura urubuga rwa Mifotra. Noneho warangiza kuba usuye Mifotra, ukaba uzi no kuba kereya akawunti cyangwa se kurema konti yawe kuri Mifotra, ku rubuga rwa Mifotra. Warangiza ukuzamo ibisabwa, at least ukaba ufite 70% yo kuzuza iyo porofayile y'iwawe cyangwa kuyikora neza. Ubwo mbone no kubwira wenda umuntu ugiye kuba yakora ino application ari ubwa mbere cyangwa se atabisobanukiwe, atwandikire tuze kugufasha. Ikindi ni uko ntibisanzwe kubona muri RTB bakoresha aba AD, ariko uyu munsi kubera ko nyine n'ubundi bagenda bateza imbere ikijyanye na TVET, cyangwa se yatangiye kugisohora bamwe mu barangirije mu mashuri y'ubumenyingiro ibyo twita TVET, ndabona yatanze akazi. Reka duhere wenda ku muntu wize ibijyanye no gusuka. Urabona yuko kano kanya RTB irakeneye umuntu ufite AD. Umuntu ufite AD mu bijyanye no gusuka aka kanya arakenewe, kandi noneho ibi ngibi ntabwo binagoye, ni ukora psychometric test, ugakora na written exam, wayitsinda ku manota meza rwose, ukaba wahita ugira ute, wahita ugenda. Ikindi ni uko umuntu hano uzajya gukora ku bijyanye na hair dressing teacher azaba yarize, afite diplome ya AD mu kintu icyo ari cyo cyose, ariko byibuze afite ikijyanye no gukora mu mashuri ya TVET, cyangwa se afite certificate ijyanye na hair dressing. Bivuga ngo umuntu ufite icyo yize akaba kandi afite certificate ijyanye na TVET y'umwaka umwe, n'umuntu ashobora kuba yagenda kwa apurayinga. Ni amahirwe rwose itanze, navuga ngo wenda ni meza cyane. Nyemera nkubwire ngo kanda subscribe aho ngaho kugira tujye tubana mu yindi. None ku muntu ufite AD ashobora kuba yaza akapurayinga ku kijyanye na secrétaire. Aba ngaba ni abanyamabanga b'ikigo. Aha naho rwose biragaragara yuko RTB ikeneye umukozi cyangwa se abakozi benshi batandukanye, kandi ndabona agomba kuba afite byibuze ku kijyanye na diploma in office management, cyangwa se diploma ibahangane A2 cyangwa se A2 in secretarial studies, cyangwa se A2 certificate in secretary. Bivuze ngo abantu nabo bemerewe kuba baba abasekreteri muri RTB. Ku muntu uzi ufite AD cyangwa se warangije segonderi ukabona ari umuhanga, mubwire ajye kugira ute, ajye gukora cyangwa se ajye gukora icyo bita application ya applying. Ikindi gikurikiyeho ni uko RTB yishimiye kubabwira yuko nanone yasohoye imyanya ku kijyanye n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri. Iyo vuga abayobozi b'ibigo by'amashuri, nongeye mpite mbona kubabwira yuko ari ba diregiteri na ba diregiteri. Aha ngaha turavuga umuyobozi w'ikigo cy'ishuri n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wungirije, twavuga ba prefet de discipline na ba prefet des études, abo bose babungirije inde diregiteri. Ino myanya nayo iri ku isonga kano kanya. Bivuga ngo niba warize ibintu bijyanye na tekinike, sura urubuga rwa Mifotora, urabibona byinshi cyane. Warize education uraza kubona imyanya, warize ibijyanye na engineering, warize ibijyanye na electric mechanic, so ibintu bijyanye na tekinike hasure kuri Mifotora uraza kubibona. Ikindi ni uko twabonye ko bakeneye abarimu batandukanye none bafite A1 cyangwa se
advanced diploma, ubwo ni diploma irenze A2, aha naho uraza kuyisanga. Reka tuvuge kino kintu, ubundi hari igihe amahirwe aza gutya ntihagire abantu babimenya kubera yuko nyine igihe yaziye bitewe n'ahantu bakora ugasanga wenda babimenye amakuru yaragiye. Ntekereza yuko mu minsi yashize ubwo REB yatangaga imyanya cyangwa ashyiraga hanze imyanya yuko ifite imyanya ishobora gushyira hanze, harimo imyanya yo kuba abarimu, imyanya yo kuba abayobozi, abantu benshi bashobora kuba barabimenye, ariko kano kanya RTB nayo itanze ikijyanye na ofa, hari abantu benshi bashobora kuba batabimenya. Ndagusaba kugira aka kanya ukuye ino link aha ngaha, sharinga n'abandi, ubabwire uti mwumve kino kiganiro, kubera ko uraza kumenya byinshi cyane cyane utigeze umenya. Hari umwanya mushyashya ukunda kuboneka muri RTB ariko akenshi udakunda kuboneka muri REB, bita logistician. Uyu ushinzwe logistician aba we arakora ikizamini cya psychometric test, cyangwa se kino kizamini kijyanye n'imyumvire, imitekerereze, gukora vuba, aragikora akongera akora n'icyanditse, ubundi akaba arangije. Ntekereza ko kandi uyu ushinzwe logistique mu kigo cya TVET akorana bya hafi na receiving committee, ndakereza yuko ku kigo ibirimwo bari abatekinisiye no kureba items zagize zoherejwe n'izo yakiriwe icyarimwe, ibi niwe biba bireba. Ikindi kandi ni uko ibyinjira, ibikoresho byinjira byose ibi biramureba, ibijyanye na consumable, bijyanye na TVET programs, ibi nabyo biramureba. Nanone agomba kuharejisitira regularly, cyangwa se kuba ashobora gukora register and update regularly buri gihe. Ikindi ashobora kuba yatunganya, yategura ibijyanye n'ibicuruzwa, cyangwa se ibyo supplier yohereje, cyangwa se ibyo bakeneye. So ibi byose bireba logistic. Ni gukora request ku kijyanye na ordering n'ibindi bitandukanye, ibi byose bijyanye na logistic. Ni gake rero ushobora kwisanga muri general education, ariko muri TVET kuko habamo ibijyanye na consumable, cyangwa se ibijyanye na bino bikoresho bigiraho abana bigashira, ibi byose biba bikeneye umuntu wize logistic. Ikintu bisaba hano wenda urahita wibaza uti ni ikihe? Umuntu ushaka kuba logistic hano, what is economy, what is management, what is kijyanye na store management, what is finance, what is business administration, what is logistics management, what is logistic. Ahangaha ufite amahirwe kuba kwapayinga ngaha, ariko ufite A0. Noneho igitangaje amahirwe arimo ni uko ugomba kuba ufite experience ya 0 year of living experience. Bivuga ngo umuntu utari wakora na rimwe akanya yemerewe ko yakwapurayinga. Bivuga ngo ubwira abantu bose bize bino bintu mvuze kujyanye n'uno mwanya aziyapurayinge, cyangwa se n'ino myanya muri RTB aziyapurayinge, kubera ko ari n'amahirwe abonetse. Ntekereza kandi yuko ku bantu biteguye guhita bashyiramo rwose biraza gucamo. Kuba bigora twandikire tugufashe, ni ibintu byoroshye cyane kuri twebwe, ariko nta muntu ushobora byose. Ushobora kuba wenda wajya kwa prenga ikanga kora psychometric, ubundi uzi tugufashe, cyangwa se tugufashe kwa updatinga profile yawe neza, tuyikore ku buryo nujya gukora application biraza gukunda, cyangwa se bitaraza kugora mu kanya gatoya. Reka duhure mu bindi biganiro bitandukanye. Ahangaha ni kuri Tiramenta TV. Niba wumva ko wenda ikiganiro cyacu kigufashe, gisangiza n'abandi batandukanye benshi cyane, ariko wibuka gukanda subscribe, kubera ko ahangaha niho nyuza ugiye urabona amakuru nka update ndetse no kumentoring, kuko no kubyumvanye tubafasha mu bintu bigiye bitandukanye bikomeye byoroshye, ibyo umuntu atazi, ibyo tuzi umuntu utazi, tuzagenda tubifasha. Bye bye, reka duhure mu kindi kiganiro. Ndagukunda cyane.